Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV Rwa. Nk'uko bisanzwe rero, nk'uko mubibona, uyu munsi mbazaniye akantu k'ubwenge mwansabye muri benshi cyane. Uyu munsi mbazaniye buryo ki wagira prive number mbibereka. Mbazaniye buryo ki wahakinga umukunzi wawe ukajya muri telefoni ye. Yes, ni ibintu byoroshye cyane. Nk'ibisanzwe rero mu nkurikire tugendane, nta muntu nifuza ko yasigara. Nk'uko bisanzwe rero, abantu benshi mwari muzi ko gushyira private number benshi, private number ya mbere, sorry munyihanganire, harimo password, the fingerprint. Nk'uko bisanzwe rero tugeze ku gatopika kameze gutya. Sasa nababwiye ko nk'uko bisanzwe ngiye ku mbere bashyiraga prive number, twafataga urabona ahangaha bandikira imibare yacu, tukandika akanyenyeri ijana na mirongo akego gatatu rimwe akego, ugahita wemeza gutya, ugahita ushyira kuri simukadi ushaka kubyemeza. Sasa bagahita bakwereka ijambo rimeze gutya, abantu muri kubireba ngo Call ID services has been disabled. Ngira ngo muri kubireba neza ukuntu bahitaga bakwereka. Sasa nk'uko muri bakwereka kuriya, ariko abantu benshi mwambwiye ko bidakunze. Sasa rero ngiye kubereka buryo ki wabigenda. Telefoni urabona, sasa turi hano hantu twandikira ahangaha rwose. Hano aha mu nguni murahareba udukirike dutatu. Kuri telefoni za ya kabiri hari izo tuba turi hano hasi mbena hafi y'aya matushi, ariko iyi yacu kari mbena. Sasa tugakoraho. Sasa mbere na mbere turi gushyira private number. Sasa ukaza setting hano nk'uko muri kubibona. Sorry, ukaza setting. Sasa ukimara kuza setting, sasa turabona ibintu bimeze gutya, ariko turaza muri carrying account. Uri kuhabona, uhakore barakwereka simukadi zacu, uhitemo simukadi. Ukimara guhitamo simukadi barakwereka agatopike kameze gutya nk'ibisanzwe tu. Agatopike kameze gutya muri kukareba, ngira ngo hari umuntu, nta muntu utari kukareba kano gatopike kari hano. Turi kugendana. Sasa uhita ukora kuri hano handitse addition setting, hakinjira, murabibona harinjiye muri addition setting. Hakimara kwinjira muri addition setting, hano bari kutwereka ngo call waiting, ariko hano ruguru gatoya murabona hano handitse call ID. Call ID rero telefoni ikunda private number. Iyo ugeze hano uhita ukora hano hantu muri kubona, hano bari kutwereka ngo call ID. Sasa urahareka hakisearchinga nyine tu, hakisearching iyo ari telefoni ikunda, ukahareka hakisearchinga hakagenda. Sasa murabona ko iyi telefoni yacu nayo irimo irahanga. Dore ngaha ni hano hambere habanza hano handitse call ID. Abantu mufite amahirwe yo gukoresha private number muhamagaye, dore ngaha rwose muri call ID hano hambere ukihagera, ukahinjira ukabona harakunze, uzagenda uhita uhindura amagambo abarimo ushyire muri call ID byonyine, uhita ukuraho byari byemeje. Sasa ubwo uzaba wemeje ko uzajya uhamagara umuntu ya telefoni iri private number. Ndizera rero ntawe utari kubibona uko twabigenje. Murakoze cyane.